nongeye kwifuriza ibihe byiza uri hose mu byereyemo byose. Iki ni ikiganiro dutuye kano kari agace k'ubuzima. Rero nk'ibisanzwe ni Tom wagize iki kiganiro. Rero umunsi reka turebere hamwe akamaro k'urubuto rwiza cyane rwafasha ubuzima bwacu kumererwa neza. Urubuto tugiye kureba ni urubuto rwita igifenesi cyangwa se babita fene, abaho bakita fene. Rero ndagira ngo ukuri kino kiganiro ntucibwe kuko ni ingirakamaro cyane, ngo ikaze ntucibwe. Igifenesi ni urubuto rwamamaye cyane ku isi, ahenshi bagiye barufite kandi ni n'ingenzi cyane ku buzima bwacu. Abahanga rero bavuga yuko urubuto rw'igifenesi rwatangiye guhingwa mu myaka irenga 3,000 ishize. Abahanga bavuga yuko urubuto rw'igifenesi rwatangiriye mu gihugu cy'Ubuhinde no muri za Sri Lanka, kandi banakomeza bavuga yuko igifenesi ubundi ni ijambo fanasi ryo mu Gihinde ryaturutseho, niyo mpamvu ryitwa cyangwa se turikoresha tuvuga ngo igifenesi. Igifenesi rero cyangwa se fene nk'uko bakunda kuvuga ngo ni fene, harimo intungamubiri zigiye zitandukanye cyane, arizo wenda ngira ngo turebere hamwe muri kano kanya. Bavuga yuko igifenesi buriya uramutse ufashe nk'agakombe ukamuye wenda nk'akarahure k'umutobe w'igifenesi, wenda nka garama 135, harimo intungamubiri zigiye zitandukanye ushobora gusangamo. Harimo za proteine, amazi, kalori, amasukari, ibinure byuzuye ndetse n'ibinure bituzuye. Harimo kandi na vitamini A ndetse na vitamini C, vitamini B1, vitamini B2 ndetse na vitamini B3. Kandi harimo na vitamini B9, wanasangamo calcium, ubutare, kandi wanasangamo magnesium, phosphore, potassium, harimo na sodium ndetse harimo na zinc. Kandi wanasangamo moringa, manganese ndetse harimo na selenium. Rero igifenesi ni urubuto rw'ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu. Urumva ko rero igifenesi gifite imimaro itandukanye ku buzima bw'umuntu bitewe n'izi n'amavitamini ndetse n'intungamubiri ari muri urubuto rw'igifenesi. Nanone kandi igifenesi cyongerera abasirikare umubiri imbaraga, bityo bigatuma umuntu atabasha guhangarwa n'indwara mu buryo bworoshye. Nanone kandi kikaba kirimo ibigize ibirinda umubiri byinshi cyane, ndetse kikaba kinafasha kuba kirinda kanseri umuntu ndetse no gusaza imburagihe, ko gituma uturemangingo tw'umuntu tudasaza vuba. None kandi wibuke ko ku bantu barwara igifu, igifenesi gifasha mu kurwanya cyangwa se mu kurinda biriya bisebe byo mu gifu, ndetse no mu mara, bitewe n'uko kifitemo ubushobozi bwo kurinda ibisebe. Nanone kandi igifenesi bitewe n'uko kirimo fibre, gituma iyo wakiriye utagira impatwe cyangwa constipation, kubera yuko cyoroshya mu nda kandi kikanarinda amara manini, ndetse kikarinda n'amara nyine kuba yanarwara kanseri. Nanone kandi iki gifenesi kukirya bitewe n'uko gikungahaye kuri vitamini A, gituma ushobora kuba wareba neza, kandi ikindi kikaba cyatuma ugira uruhu rwiza, bikaba byagufasha nko kukurinda ubuhumyi ndetse bigatuma ubasha kureba neza ku mugoroba. Nanone kandi urubuto bitewe n'isukari nziza irubamo bituma byongerera ingufu mu mubiri, kandi bikanarinda cholesterol mbi mu mubiri. Nanone kandi igifenesi ni ingenzi cyane mu mikorere ya thyroid. Ibi ngibi ni ukubera ko gikungahaye ku muringa, bityo bigatuma gifasha mu gukorwa ndetse n'ikoreshwa ryawo. Nanone kandi bitewe n'uko harimo potassium, binafasha kurwanya indwara zigiye zinyuranye, wenda se zakibasira umutima, wenda se nko kuba umuvuduko w'amaraso udasanzwe, no kuba se habaho iturika ry'imitsi. Nanone igifenesi iyo cyeze gikuze neza gishobora kugira ibiro birenga 35. Nanone kandi igifenesi bitewe n'uko gifite vitamini B6 bituma umutima uba ukora neza. Nanone kandi bitewe n'uko umubiri wacu ukeneye ubutare, kandi igifenesi kikaba gikize ku butare cyane, urumva ko ari ingenzi kugifata. Nanone kandi nubwo kirimo isukari gusa kirimo na kalori nkeya, none ibi bigafasha kuba byarinda ibinure bibi mu mubiri. Nanone kandi igifenesi none ni umuti ufasha imizi yacyo ukayicana ubundi ikabira, hanyuma ukayicanira ukayinywa, bigufasha kwivura indwara harimo nka asima n'izindi zijyanye n'ubuhumekero. Si ibyo gusa kandi binafasha no kuba byavura impiswi, kandi no kuba byazimya umuriro mu gihe umuntu ari guhinda umuriro. Gusa nanone igifenesi abahanga mu buzima batugira inama y'uko ku murwayi wa diyabete wenda atari byiza kugifata kubera ko byamugiraho ingaruka. Ndagushimiye twabanye kandi nkushimira rwose, ngira ngo ibi biganiro byose tuba tubikora kugira ngo tubashe kumenya cyangwa se tubashe kureba uko twabungabunga abo bantu magara yacu, kuko ubuzima niyo zahabu tugendana dufite. Rero tuyibungabunge kandi tuyifate neza, bityo tugire amagara mazima. Mbifurije amagara mazima, kandi niyo ari bwo bwa mbere ubonye ino video cyangwa se ugeze kuri YouTube channel Gatanu TV, ukora subscribe cyangwa se ukora like ino video kandi usharinge bagenzi bawe. Ciao ciao.